Muhawe Radio, your ultimate sound experience. Iki ni ikiganiro ibihe n'amateka, ariko si ibihe n'amateka bihuriraho ubundi. Ibihe ni amateka. Ibihe bishobora gusobanura igihe runaka, ibihe byabayeho nk'ibihe by'amage, ibihe by'ibiza, ibihe by'amahoro cyangwa se ibihe by'intambara, ibihe by'impinduka ndetse n'ibindi bihe byinshi bitandukanye buri wese ku giti cye agenda acamo mu buzima bwe. Ni ijambo ariko rifite aho rihurira cyane n'ukuri kw'ibihe byabayeho cyangwa birimo kuba. Amateka yavuga ibyabaye mu bihe byashize byose, ari nabyo dukuramo amasomo y'ubuzima n'isura rusange y'ibyabaye ku bantu runaka, ku byabaye ku gihugu runaka, ku isi yose muri rusange cyangwa kuri buri muntu ku giti cye. Ibihe n'amateka ni ijambo ryerekana isano yihariye hagati y'igihe n'ibivamo. Ni ukuvuga ko ibihe bitabaho n'amateka adashobora kubaho, kandi ibihe bifite agaciro iyo byanditswe mu bitabo runaka. Ni nk'umurongo uhuza ibikorwa n'inkuru yabyo. Uyu munsi mu kiganiro ibihe n'amateka turaza kugaruka by'umwihariko ku nganzo ya Sebanani Andre wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Umuhanzi Sebanani Andre wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi yishwe atotezwa cyane ndetse yicwa urubozo acunaguzwa. Numwe mu baririmbyi bakunzwe cyane mu gihe cya kera mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse no muri iki gihe akaba ari umwe mu bagikunzwe kubera ibihangano bye byuje ubutumwa bukomeye. Uyu ni Sebanani Andre. Nyakwigendera Sebanani Andre wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, yari yaravutse mu mwaka w'1952. Avukira mu cyahoze ari komine ya Kigoma, prefecture ya Gitarama, ubu akaba ari mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo. Tariki ya mbere Nzeri 1979 nibwo Sebanani Andre yashakanye na Mukamurisa Anne Marie, babyarana abana 4 aribo Sheja Eliane wavutse mu 1981, Damalala Diane wavutse mu 1984, Shengo Farida wavutse mu 1985, ndetse na Songa Artiste ariwe Bucura wavutse mu 1988. Ariko Songa Artiste mu by'ukuri nyina umubyara Mukamurisa Anne Marie avuga ko atazi se umubyara kuko agize imyaka 2, byari mu 1990. Sebanani Andre yahise afungwa mu borete yari iriho yitaga ibyitso by'inkotanyi. Sebanani Andre amashuri yisumbuye yayize Shyogwe, nyuma aza gukomereza muri College Officiel de Kigali, gusa yaje kwirukanwa mu ishuri ajya gukora ubucungamari muri Traffic Pro i Kabgayi. Sebanani Andre yamenyekanye muri kinamico zitandukanye yakinanye ubuhanga, n'ubu zimwe muri zo zikaba zigikundwa n'abantu benshi batandukanye. Zimwe muri kinamico azwimo ni nk'iyitwa Nzashira Imburugunzu Nyiringagi, Icyanzu cy'Imana, cyangwa iyitwa Uwera, n'izindi nyinshi zagiye zikundwa cyane. Uyu nyakwigendera Sebanani Andre yaje kuba yakinamo, ndetse akaba ari umwe mu bagiye bazandika. Yaje gukora kuri Radio Rwanda muri gahunda ya discothèque phonothèque ya Radio Rwanda, akora muri gahunda ijyanye n'urwenya, ubuvanganzo bw'umwimerere nyarwanda, kandi yari umukinnyi w'ikinamico mu itorero Ndamutsa nk'uko twabigarutseho haruguru. Nk'uko tubikesha icyahoze ari inama y'igihugu y'itangazamakuru, Sebanani Andre yaje gukora kuri Radio Rwanda muri gahunda zitandukanye zirimo discothèque na phonothèque. Nk'uko twabibabwiye, yakoraga ibijyanye n'urwenya, ubuvanganzo bw'umwimerere nyarwanda, ndetse akaba umukinnyi w'ikinamico mu itorero Ndamutsa. Kubera urukundo rwamurangwagaho, byatumye umufasha wamutura indirimbo y'urwibutso yise Uracyariho. Mukakarisa wari waragize amahirwe yo kurokoka jenoside yakorewe abatutsi, ariko akaba yaraje guhitanwa n'indwara nyuma yaho. Ubwo byari muri Nzeri mu 2015, yavugaga ko iyi ndirimbo yayikoze mu rwego rwo kugaragariza Sebanani Andre urukundo yamukundaga, ariko kumuzirikana cyane bigatuma ahimba iyi ndirimbo yise Uracyariho.
na n'ubu benshi baracyamuzirikana, kandi nk'uko bizwi ko umuhanzi adapfa kuko ibihangano bye biguma mu mitima y'abari bamuzi, aho usanga benshi bamwibukira mu ndirimbo ze ndetse n'amakinamico atandukanye yakunzwe n'abatari bake mu Rwanda rwa kera. Uyu mufasha we Mukakalisa yakomezaga avuga ko kuba Sebanani atakiriho bitavuze ko yazimye mu Banyarwanda, kuko yasize abana baseruka mu izina rye, kandi ngo yapfuye mu buryo bw'umubiri ariko roho ye iracyari kumwe n'umuryango we ndetse n'Abanyarwanda bose muri rusange. Sebanani Andre kandi yari afite izindi mpano zigiye zitandukanye, harimo nk'impano yo kwicurangira akoresheje ibyuma bya kizungu nka piano, gitari, kuvuza ingoma ndetse n'ibindi bitandukanye. Mu mwaka w'1973 nibwo yinjiye mu itsinda orchestre ryitwaga Vox Populi. Nyuma yaho Sebanani Andre na bagenzi be batangije itsinda Orchestre Mara yakunzwe cyane ndetse kugeza na n'ubu igikundwa na benshi bamuzi ndetse n'abakiri bato. Kuva icyo gihe ngo banahise bamuha akazina k'akabyiniriro ka Pepe la Rose. Uyu muhanzi kandi yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye zirimo Urabaruta, Karimi ka Shyari, Zuba ryanjye, Urwo ngukunda, Kimeza, Mama Munyana ndetse n'izindi nyinshi zakunzwe n'Abanyarwanda. Ibihangano bye n'urwibutso yasigiye benshi bamukunda, barimo umuryango we, inshuti ndetse n'igihugu cyamubyaye gihora kimwibuka umunsi ku munsi. Mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 n'inshingano ya buri wese uri mu buhanzi kugira ngo aharanire kugira ibigwi bizamuherekeza igihe azaba atakiriho, ndetse ibihangano bye bikaba ingirakamaro ku gihugu ndetse n'abagituye. Iki cyari ikiganiro Ibe n'Amateka. Uyu munsi by'umwihariko twari twifuje kugaruka ku mateka y'umuhanzi Sebanani Andre wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ariko amateka ye agaragaza ko bimwe mu byo yibandaga akora ubuhanzi bwe byabereye benshi inzira yo gukora ubuhanzi bufite ireme. Bimwe mu byo yibandaga ahanga ndetse bikaba n'umwihariko we ku giti cye, harimo kureba ku muryango nyarwanda, kureba inama n'ubutumwa bukenewe mu gihe agiye guhanga, ndetse no kureba igihugu cye gakondo. Umugore we yatangaje inshuro nyinshi ko umugabo we yakundaga igihugu cye ndetse ubuhanzi bwe bwahamyaga ko agikunda cyane. Jye twabanaga ni Uzmarira. Mwakoze kubana natwe, Imana ibarinde. IK Radio, your ultimate sound experience.